aravuga ngo niba kurya inyama bigusha mwene so zihorere ntuzirye, zihorere nubwo kuzirya atari icyaha. Ubu hari ibintu byinshi tudakora kuko mubifata nk'icyaha. Hari n'ibyo twebwe dukorera mu ibanga. Ubukene bwica imitekerereze, rimwe na rimwe bukwereka ko hari ibyiza udakwiriye, ikindi gihe bukakwereka ko hari aho uri kujya utazagera, ikindi gihe bukakwereka ko hari ibyo ukunda kurya utazabona. Harimo amajwi menshi aziramo adufatiranya n'igihe tugezemo. Ariko abantu bagira confusion, ese ipantaro kuyambara ku gitsina gore ni icyaha? Gusuka byo ni icyaha. Umusatsi kudefiriza gusiga inzara ni icyaha. Gusiga inzara, iminwa ni icyaha. Ese reka tuganire. Maricel, wowe ubitekereza gute? Umwuka yarahagejeje. Noneho ikintu gitangaje, hari n'ibyo umwuka yatubujije abantu batatubujije, n'ababyeyi batatubujije. Umwuka atanga discipline. Amen. Ni ukuri, umwuka we wamwumviye agushyira ku murongo. Umwuka ni umurezi, umwuka ni umubyeyi. Yego. Niwo munsi nibuka kuko wambereye mwiza kugeza iki gihe uyu munsi. Uko mpagaze ubu ngubu ni umwuka. Ni umwuka, kuko iyo ntaza kumvira umwuka ngira ngo mba narabaye undi wundi, kuko iyo mbivuze ndeba abo twabyirukanye, abari kukoresha ubu usengera umuntu ukamukubita hasi. Ariko natwe twasengeraga abantu bakagwa. Nka buriya buryo se? Mwa buriya buryo? Icyiza ni uko bagwaga barimo dayimoni. Yego, ariko bakabyuka bakize, bakabyuka ari bazima, dayimoni igiye. Noneho aho twakibaza n'abandi baguye umunsi, dayimoni biba arimo ibiguye. Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugire amahoro ya Christo Yesu. Ngewe ku bantu dusanzwe tubana ku Ijwi ry'Umukanguzi ni Ev.Anicet niyo mugabo. Kuri kamera ni ibisanzwe turi kumwe na mwene data Jeanne Kwizera, kandi Imana imuha umugisha guhitamo umurimo mwiza wo kuba umuziritsi wo muri uru rugo, cyangwa se wo mu gikari cy'ibwami ikambere. Ubundi igikari cy'ibwami bahita ikambere, niho hengerwa vino. Imana ishimwe. Rero abantu banywera vino mu ruhame ntibaba bazi umwenzi wayo. Abantu benshi rero mubona twicaye kuri kamera, ariko bene data muri bagize equipe technique baba babigizemo uruhare. Rero by'umwihariko Jeanne Kwizera, Imana imuha umugisha. Nkuko mubibona ibumoso bwanjye hari mwene data wundi, reka musabe abasuhuze. Yesu ashimwe, nimugire amahoro ya Christo Yesu. Hari abantu bumvisha iryo jwi mwumva mushobora kuba murizi. Hari n'ababonye uburanga cyangwa ishusho y'uyu mwene data babona baramwibuka. Ndagira ngo nibutse abantu bakubonye bakuzi ko hari igihe batazakumenya. Hari igihe batazamenya? Wahinduza na Kristo maze guhabwa ubundi bwiza. Imana ishimwe. Hari igihe batazakubona muri ubwo bwiza. Noneho abantu bari kumvira ijwi naryo rizahinduka. Byose bizahinduka, bizaba bishya. Turi mu bwami bw'Imana, bizaba bishya, ariko nabo bazahinduka. Imana ishimwe. Sinzi abantu musanzwe mudukurikira niba iri jwi muri kurimenya. Reka ngusabe muri comment wandike ukurikije ijwi wumvishe. Reka musabe yongera abasuhuze muryumve neza. Amahoro y'Imana, inshuti z'umusaraba, tubana ku Ijwi ry'Umukanguzi. Amen. Amahoro ya Kristo Yesu. Amen. Asante. Muri comment yawe reka mumfashe kumuha ikaze. Hano ntabwo ari umushyitsi, asanzwe ari nawe utwakirira abashyitsi. Sinzi uvuze ndi. Hanyuma reka tumuhe umwanya twibwira amazina. Nitwa Bizimana Maricel. Imana ishimwe. Ndi umukristo, ndakijijwe, ndi kujya mu ijuru. Amen. Nongera kandi niba wumva ari ngombwa. Ndi umupapa, mfite madamu n'abana. Amen. Nta kandi wakongeraho? Utwo nakongeraho ni twinshi, ndabakunda muri Kristo Yesu. Amen. Hanyuma Maricel, tuguhaye ikaze imbere ya kamera z'Ijwi ry'Umukanguzi. Murakoze cyane. Wajyaga uri off camera. Uyu munsi turakwiyegereje n'abandi bene data muje ari ubwa mbere. Reka mbasabe wigenda udakoze subscribe. Gukora subscribe ntabwo ari ukugira ngo ducuruze, si ikindi kidasanzwe, nubwo nabyo bizamo, ariko ntabwo ari yo ntego yacu. Niba wumva
wasubscribinga kuko hari icyo watwungukiraho wabikora. Ariko niba wumva ari ntacyo cyangwa se warakoze subscribe uzi ko hari icyo uzunguka ukaba ugezaho utakigira icyo wunguka, wabivamo, wakora unsubscribe. Bibaho, birashoboka. Ubundi ntimuzemere, sinzi niba ndatangiriye hagati, ntuzemere ko umwanya wawe uwukoresha ukora ibyo udashaka gukora cyangwa se wumva ibyo udashaka kumva. Ni igihombo cyinshi. Maricel, mu gihe cyawe wabayeho hari igihe cy'imfabusa wigeze ugira ushobora kwicuza ku buryo Imana igusubije inyuma? Hari icyo wakosora? Birahari byinshi. Icya mbere ntivuge, yego, icya mbere ni ukutumvira Imana. Kutumvira Imana byanjyanye mu gihombo, kandi nanjye ndabibona ko nahombye. Mu buhe buryo? Imana iyo ivuze, hari ikintu mwageze muvuga ndabyuka ku Ijwi ry'Umukanguzi, mwaravuze ngo igituma Imana ivuga kenshi ni uko ibibwira abatumva. Nicyo gituma Imana ivuga kenshi. Ariko umuntu ufite ubwenge, afite n'uburyo abana n'Imana, Imana ikwiye kuvuga rimwe, umuntu agahita atumva kenshi. Uburyo naguye mu gihombo, Imana yarambwiye ngo genda unkorere, nzaguhereza umugisha, uzabaho kubera ko wankoreye. Iryo jwi sinaryumvira, hanyuma njye nk'umuntu nkora ibinyuranye n'Imana, bituma ngo mu gihombo. Kandi ikintu gitangaje abantu baduteze amatwi batagira ngo ibyo binyuranye n'ibyo Imana yari kubwiye gukora, batagira ngo ni ibyaha. Ntabwo ari ibyaha. Yego, ni imirimo yindi. Yego, ni imirimo yindi. Ibyo byanjyanye mu gihombo kubera ko nanze kumvira Imana. Ariko naje gusanga hari igihe amahitamo y'umuntu Imana yareka, ubanza nawe yubaha amahitamo y'umuntu. Yego. Yandikeye aho ngo, hanyuma nza kubona igihombo, ariko naje kugaruka nk'uko Imana ibishaka. Ubu urumva bitandukaniye he naho wari uri mbere? Ubu ni umunyenga. Kuko reka mbivuge muri ubu buryo, njye nabayeho nabi atari ko Imana yabiteguye. Reka mbibwire bene data, hari igihe tugira ngo ibyago byose biva mu kuboko kw'Imana, ariko muri cya kiganiro twakoze cy'amahitamo, amahitamo y'umuntu ashobora gutuma umuntu abaho nabi. Njye nivanye mu by'Imana yashakaga, njye nijyana mu bindi, hanyuma ntangira kubaho mu buryo bw'uburushyi, ariko uwo muntu ari njye witeye. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Ubu ni umunyenga, ndanezerewe. Imana ishimwe. Abantu muduteze amatwi cyangwa se muri no kutureba kuri screen za ekara zanyu cyangwa mashine cyangwa telefone n'ahandi mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose mwashimye kudukurikiranamo, Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe tubanze dusenge. Nari mbabwiye ngo ntugafate umwanya wawe ngo upfushe ubusa ukoramo ibyo wumva bitari ngombwa, bidakenewe. Kimwe mu bintu bijya bituma abantu beshuwa bahitamo nabi bakanicuza mu mibereho yabo isanzwe, akenshi bituruka mu mahitamo. Mu mahitamo, first of all, ukamenya ngo inshuti turi kumwe ni iyihe. Wenda turaza kubiganiraho. Reka tubanze dusenge. Reka dusabe mwene data Maricel adufashe gusenga dufatikanyije namwe ndetse nanjye, kugira ngo tubanze dusabane n'Imana mu buryo bwo kwegereza imitima yacu Imana, kugira ngo tuze kubana turi mu mwanya umwe. Yesu abahe umugisha. Amen. Imbere yawe niho twumva twikundira kwibera, kuko tuhabona ibyinsa byinshi kandi tuhabona umugisha. Mana ishimwe. Haleluya. Wowe waraduhamagaye, kandi intego nta yindi yo kugukorera, twamamaza ubutumwa bwiza. Turagushima. Twabonye urukundo rwawe, kuko urwo rukundo rwaje kudukura aho twari turi. Ntako twari twizeye ko twabona imbabazi, ariko kubw'urukundo rwawe rwatumye utanga umwana wawe, ikimenyetso gikomeye cy'urukundo wadukunze. Waramumanitse arapfa, amaze gupfa Mwami natwe dupfana nawe, ariko turazuka. Ubu dufite ubugingo buhoraho kubera ko umwana wawe ahoraho. Dufite ibyiringiro byo kuzabana nawe kuko nawe ariho. Imana ishimwe. Niko yabwiye abigishwa, yarabwiye ngo reka ngende njye kubategura aho muzaba. Ni urukundo tutabona uburyo dushushanya, ni urukundo tutabona uburyo tuvuga. Niyo tuvuze mu kanwa kacu ntabwo rwabasha gukwirwamo, kuko n'umwanditsi yarabivuze, umuririmbyi arabiririmba, aravuga ngo ikuzimu rugerayo ruruta ijuru n'isi. Urukundo rwawe ni rurerure cyane Mwami. Niyo mpamvu tugize umugisha wo kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko yabivuze. Natwe twifuje kubugeza kure cyane, tugera muri cya kirenge cya Christo Yesu, tubugeza ku mpera z'isi. Imana nihabwe icyubahiro. Kandi ndakwinginze cyane Mwami, umuririmbyi yaravuze ngo abahinduriye benshi gukiranuka abo bazaka nk'inyenyeri. Turakwinginze cyane kugira ngo twambike imbaraga, ariko si twe twibwira gusa,
dusabiye n'aba bene data kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana imirimo y'Imana bagiye babona ntibayivuge kugira ngo abari mu mwijima w'icuraburindi babone kubaho. Urakoze Kristo ko kubana natwe, turi gusabye twizeye n'ibihe bidashira Yesu, amen. None ni Yesu maza wenyine, ntarendeze nanemera, kuko bugingo n'umunezero bibonekera muri we. None ni Yesu maza wenyine, ntarindi sinanemera, kubwo bugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kw'iriba ry'isi, mfite inyota nyinshi cyane, nabangiye kunywa agakamubwo, nuko yabura nkiheba. none ni Yesu, none ni Yesu maza wenyine, ntarindi sinanemera, ubwo bugingo n'umunezero bibonekera muri we. Kwishima ni Kristo, umunezero n'ubugingo ni muri Kristo. Byose bibonekera muri Yesu. Utamufite yaba afite iki? Udakeneye Kristo waba wumva ari iki kintu ukeneye, kandi umufite se wamugereranya n'iki? Ntabiriho. Umwanditsi yaravuze ngo hirya yawe nta yindi mana, aravuga ngo niyo yabaho ntiyakizerwa ngo ihwane nawe, kora imirimo yose nk'iy'Imana yakoze. Imana ishimwe. Iyo tugeze ku mirimo y'Imana, Maricel ajya mbere igihamya cyangwa se akambera akarorero, icyitegererezo cy'inzira yacu yo guhamagarwa. Si ibyo ngira ngo tuvugeho, agira ngo twivugire gukora k'umwuka, ariko icyo gihe nabyo byari umwuka wera. Maricel, ni iki ujya wibuka cyabaye igitsikamutima mu nzira y'agakiza wanyuzemo? Iyo mvuga mu nzira y'agakiza harimo urugendo rw'umusaraba. Urugendo rw'umusaraba ni igihe cyacu cyo kwizera no kugeragezwa muri kwa kwizera, ariko ikigeragezo wigeze uhura nacyo kikakurya kuruta ibindi, ushobora kuza kutakibuka ariko umbwira ikiri hafi. Icyo nibuka kiri hafi, noneho Imana yagikuraho ukumva ikoze imirimo ku buryo ari ishimwe riba ku mutima wawe. Ikintu nibuka Imana yakoze cyari ikigeragezo kuri njye. Sinzi niba ndibuze ko cyita ikigeragezo, ariko ni ikigeragezo cyambabaje kuruta ibindi, nkibaza uburyo bizagenda. Ni ukubaho ntagira imyambaro. Byarambabaje, kandi reka mbabwire bene data nshuti z'umusaraba, nta muntu udakunda kwambara neza kereka umusazi. Ariko umuntu wese ufite mu mutwe hazima kandi hakora, akunda kwambara neza. Ari inkuru nigeze nasoma ivuga ngo umuntu wavuye mu rugo ntiyambara ubusa. Iyo bavuze ubusa ni ugushyira ku mugaragaro isoni z'ubwamburezi, ngo abashaka icyubahiro. Ntabwo yabeshye. Ngo abashaka icyubahiro, hanyuma umwubahira bwa mbere ko nawe yiyubashye, ntiyishyire ku karubanda. None nawe ugize uti udakunda kwambara neza aba ari umusazi. Kubura imyambaro. Hari mwene data umwe turamusuhuje, si ngombwa kuvuga izina rye, twari turiho tuvugana ejo bundi kuri telefone, arambwira ngo ubwire Maricel ntazongere kugura inkweto z'abagore. Twabivuze mu kiganiro harya. Twabivuze muri cya kiganiro.
ujya kugura inkweto ukaguriza bashiki bacu wajya gusura ngiye gusura umuryango bakabona ko nambaye inkweto za mushiki wanjye. Anise, reka mbivuge muri ubu buryo wenda n'abandi babyumve. Ubundi ubukene hari igihe nabwo bushobora kukubaho bukanagira no kuvuga ngo bwica imitekerereze. Ariko niba hari ikintu cyiza nabonye muri iyi si ni ukuba umusirimu, kandi kuba umusirimu ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha pe, gusirimuka ugasa neza ntabwo ari icyaha. Ariko iyo ubukene bwakugezeho bwica n'ubwonko, wajya guhitamo nyine ugahitamo nk'umuntu. Ubukene bwica imitekerereze, rimwe na rimwe bukwereka ko hari ibyiza udakwiriye, ikindi gihe bukakwereka ko hari aho uri kujya utazagera, ikindi gihe bukakwereka ko hari ibyo ukunda kurya utazabona. Harimo amajwi menshi aziramo adufatiranya n'igihe tugezemo. Ariko inshuti z'umusaraba, reka mbashimire Imana. Imana ni inyembaraga yarakoze. Ndibuka hari igihe twari tuvuye gusenga, ntabwo twari tuvuye gusenga, je pense que twari tuvuye mu kazi, ahantu twakoraga dukura amabuye, ducukura amabuye. Niba ariho twari tuvuye ntabwo nibuka neza. Twicara kuri bariko mu rugo, niba naraguye, niba narasutamye, najya kwicara ipantaro igacikiramo bene hano, igahita icika yose. Ndabyibuka. Kandi niyo yonyine yari ihari. Uvuze rero kutambara, njyewe si icyo cyanshaririye gusa, hari ibindi byinshi birahari. Reka dushimire Imana yabikoze. Kandi hagati aho unambaye neza, by the way. Ukomeze ni ubuhamya bwigendera, kandi reka mbivugishe ukuri. Ibi bintu hari icyo Uwiteka yabivuzeho, kandi ndashimira Imana ko mpagaze mu isezerano. Nanjye reka mbere, ni marayika wabibwiye ise wa Yohana, Herukana. Yaramubwiye ngo nta jambo Imana ivuga. Wa Ana. Herukana. Se wa Yohana, Yohana wo uhe? Yohana umubatiza. Yohana umubatiza, ise ni gukora imirimo yo gutamba. Ise yari Zakariya. Ise yari Zakariya. Ni marayika wamubwiye ngo nta jambo, kuko yamubwiye iby'Imana imutumyeho. Ni Elizabeth waribwiye Mariya. Ibyo ugiye kuvuga ni Elizabeth waribwiye Mariya, amubwira amaze gusama ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Nanjye rero ijambo ry'Imana ntibyaheze. Imana ishimwe. Kandi imirimo y'Imana n'ubundi irakomeje. Imana ishimwe. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, inshuti z'umusaraba, gutega amatwi ijwi ry'umukanguzi. Ndagira ngo tuganire ku gukora k'umwuka. Amen. Ubusanzwe hari imikorere iriho. Yego. Hari imikorere iriho muri ino si ya none. Nubwo twari tumeze dutyo, Imana yavuganaga natwe. Yego. Kandi nubwo tumeze dutya, Imana ivugana natwe. Amen. Hari igihe Imana yavuganaga natwe inyuze muri twe, hari n'igihe Imana yavuganaga natwe iciye mu bandi. Ibyo bihe byose Imana iracyabikoresha. Hari abantu duherutse kuganira nabo, twari twatembereye tuganiriye nabo, baparticipa mu kiganiro cyacu, twumva tugize ishyaka ryo kuganira namwe. Ese mwebwe mubifata muti ni ibiki? Hari umuntu watubwiye ngo nta bwami bw'Imana buri muri we, ariko afite umwuka w'Imana. Ese birashoboka ko umwuka w'Imana yaba mu muntu, ubwami ntibumubemo, kandi umwuka ari ubuzima bw'Imana? None se niba Imana ari umwami, tukakira umwuka wera, gute tudafite ubwami? Njye reka mbivuge muri ubu buryo, ubundi umuntu wamaze kwakira Christo muri we, aba afite byose, aba yakiriye byose. Aba yakiriye ubwami, aba yakiriye Imana muri we, aba yakiriye imikorere y'Imana. Ni ukuvuga ngo reka mbivuge muri ubu buryo, ni biro y'Imana. Amen. Byose biri muri we, ntabwo yakwakira kimwe ngo ikindi gisigare. Ahubwo byose, kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo sinzi niba ari ijambo ry'Imana iyamuduhaye yaburite kumuduhana n'ibindi. Niko Bibiliya ivuga. Ubwo yaduhaye umwana wayo, yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Inshuti z'umusaraba, hariho inyigisho zo mu buryo bw'amayobera. Hari inyigisho za deliverance, ndabyemera, na deliverance ndayemera, ariko bajya kuderivura umuntu
uri umubyeyi, uri umukobwa, uri umugabo, bakakwambura imyambaro barangiza bakagusiga amavuta. Hakaba ahandi abantu bavuga ngo Yesu yarabirangije. Yego. Hakaba ahandi bakubwira ngo sinzi n'umuntu wigeze abimbwira arambaza ngo kunywa inzoga ni icyaha. Ese wowe bifata nk'iki? Ngiye kunywa inzoga mbifata nk'icyaha. Hanyuma urakoze kunsubiza icyo. Ikindi uraza kumbaza aho wumva nzaba wenda mvuze ikintu gikonfuzinze abantu. Nanjye niko mbifata kubera iyi mpamvu ya mbere. Imana ikorera mu bumuntu, kandi ubumuntu ni ubwenge karemano. Ubwenge karemano iyo bukoreshejwe neza buba ubumuntu, mu kinyarwanda cyuzuye tubyita ubupfura. Iyo umuntu atakaje ubumuntu n'Imana ntikorera muri we, kuko Bibiliya iravuga ngo buri inyamaswa muntu. Noneho impamvu mvuga ko inzoga ari icyaha ni uko ari ikiyobya bwenge. Bwa bwenge iyo butakiriho buri natural, bivuze ko uba wabaye ikindi kintu cyaremwe n'umusemburo wanyweye. Hari abantu rero bagiye bavuga ngo na Yesu yanyweye umuvinyo, vino, wayini. Ni wayini yishye ni eshatu. Hari vino ishaririye, hari isembuye, hari na vino nshya. Vino nshya rero niyo yakoreshejwe mu migenzo yera y'Abayuda, ari nayo vino nshya Christo yahaye abantu, ari nayo ishushanya amaraso ya Christo. Ntabwo ari vino isembuye. Isembuye rero niyo twita gasembuye. Niyo mpamvu aya mawayini batubwira n'ingano ya alcohol cyangwa se y'umusemburo urimo. Ese ubundi bwa bigiye gusembura iki? Iyo bavuze ngo ni vino isembuye buriya bigiye gusembura iki? Baba basembuye wa mutobe, noneho wa mutobe ukagira izindi mbaraga ushobora kongera mu muntu. Kandi burya kongera imbaraga karemano ukazishyiramo izindi mbaraga ziri artificiel, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvangira umuntu. Nabyo ni ukuvangira umuntu ko aba ahawe izo mbaraga. Rero gusembura ntabwo ari ugusembura imitekerereze, ahubwo ni uko ubwenge bw'umuntu butari capable yo kwakira wa musemburo ngo bugume buri normal. Normal imisemburo yica imitekerereze y'umuntu. Abantu benshi babikoresha kubera iki? Ibyo biyobyabwenge babikoresha kubera depression, bandi babikoresha bari guserebura, bandi babikoresha bari gukora icyo babeshya ngo ni ukwica inyota, ariko inyota ni iki se? Ubundi inyota uretse kuri atari n'inyota, burya nta nyota y'agasembuye ibaho, ahubwo habaho icyaka. Kiriya ni icyaka. Hari umuntu wumvisha uvuga ngo azajya yinywera gakeya, ariko ubundi umuntu wanyweye gakeya akanamutuma kenshi. Ntabwo niba twebwe twemera ko inzoga ari icyaha, ubwo nta gace, nta cyaha gito kibaho, nta n'icyaha kinini kibaho. Memushozi byose ni kimwe. None icyo nashakaga kuvuga, izo nyigisho ziriho z'abantu bari kugenda barya ibihumanye, banywa ibihumanye, nubwo tutabibategetse nk'imigenzo y'amadini. Njyewe naridekaraye, ni nayo mpamvu mujya mwumva nivuga simbabwira idini sengeramo. Ntawe ari intumye, sindi n'umuvugizi waryo, nta n'urwego runaka ngira mpagarariye mu idini, nta ruhari. Hanyuma iyo rudahari rero nturuvugira kuko ntarwo. Ntabwo ari impamvu z'amadini. Hakaza n'imyambarire. Abantu bagira confusion, ese ipantaro kuyambara ku gitsina gore ni icyaha? Gusuka umusatsi, kudefiriza, gusiga inzara ni icyaha? Gusiga inzara, iminwa ni icyaha? Ese reka tuganire. Maricel, wowe ubitekereza gute? Tubanze tuganire. Kandi inshuti z'umusaraba ntabwo tujya tubindyarya ngo tuganire off camera ibyo tuza kuganira kuri kamera. Oya. Icyakora tugize igitekerezo cyo kuganira ku myemerere n'imikorere y'umwuka, kugira ngo tuze kureba ko ntaho twubahiriza imigenzo tukica ugushaka k'umwuka, cyangwa se tukaba twafata umwuka utaturimo tukawukoresha tubangamira abandi mu buryo bwo kunengana no kugayana no gucirana imanza. Mwari mumbajije muti icyo utekerezaho muri ibi byose twavuzeho, niba inzoga ari icyaha, ese iyo muganga gutegetse kuyinywa
akoreka tube tugashyizeho point d'interrogation, reka dushyireho question mark. Hanyuma utekereza iki muri izo nyigisho ziriho? Uribuka ugera inaha wimutse uje gutura, naragutambagije nkujyana ahantu hamwe mu kigo kimwe cyari kirimo abapasitori benshi bari kunywa inzoga. Ndakubwira nti kugira ngo uzubahe umuhamagara Imana yaguhamagaye ubone ko hari n'icyo umaze, ni uko ureba abantu benshi usanzwe ubona kuri social media ugira ngo ni abakozi b'Imana, ukabona ibyo babamo. Ndakubwira nti nubona ko baguye, uraha agaciro guhagarara kwawe. Nubona ko ari indyarya, uraha agaciro kuzavugira Imana kugira ngo ukure icyuho mu murimo w'Imana. Ese umaze kubona umujyi wa Kigali gute? N'izo nyigisho zirimo, nubwo atariho gusa, hari n'amadini yitwa Bera atemera kujya mu rusengero, bafite n'indi myemerere. Ubyumva gute kugira ngo dufashe mwene data wahuye nabo cyangwa wazahura nabo ufite iyo confusion cyangwa urujijo? Yego. Reka mbivuge muri ubu buryo. Nk'uko mubivuze, tujya mu kigo kimwe aho twahuriye n'abapasiteri benshi twagiye tubona batandukanye, harimo nabo twajyaga dutumira iwacu bakaza kutwigisha. Ariko ndebye imyitwarire yabo, baragutuka bakanagutuka mu buryo bwa gipagani, kandi afite izina rya pasiteri, aranywa akanarenza n'abandi twakwita abapagani. Njye naramurebye, nareba amatitire bafite, nareba n'ibyo bakora, ngasanga ntaho bihuriye. Ubona bari kuri ngufu. Yego. Kandi njye najyaga mbona bigisha kuri social media, basimbuka cyane bavuga na za haleluya nyinshi no kuvuga mu ndimi, nkagira ngo ni umwuka. Ariko reka mbivuge muri ubu buryo, ntabwo ari umwuka w'Imana nabonye bakoresha. Asanze ari kamucyura buhoro, ahubwo naje gusanga ari manyinya. Ni ka manyinya kabitera, kakabahereza ni ingufu nyine, kakabahereza ingufu. Ariko hari ikiganiro twakoze ndabyibuka, mwaravuze ngo ibisubizo by'Imana n'ibisubizo bya Satani, sizi niba ari mu kiganiro twabivuzemo. Ibisubizo by'Imana n'ibisubizo bya Satani byose birasa. Icyo bisaba nyine umuntu w'Imana kugira ngo bitandukanye, byamusaba gusenga. Kuri social media turebye basimbuka bari kuvuga mu ndimi, wabona ari umwuka wari bakoresha. Buryo twabivuzemo kugira ngo utandukanye ibintu byavuye ku Mana n'ibyavuye kuri Satani. Ibyavuye kuri Satani bigukamuramo ubuzima bw'ubumana, bikakugusha, ariko ibyavuye ku Mana bitera umutima wawe guhora ukunda Imana. Yego. Ibyo nari mbivugiye kuri abo bene data bafite iryo zina rimeze gutyo, ariko imirimo bakora n'izina bafite ntaho bihuriye. Njyewe rero nk'uko nabivuze, mu kiganiro twegeze dukora hashize nk'imyaka myinshi, ni nk'imyaka nk'ibiri, navuze ko Kigali ari irimbukiro ry'abakozi b'Imana. Ntabwo ariyo yonyine, n'ahandi, ariko Kigali ho birarenze. Reka mbabwire ngo isi yose ni imwe. Isi ni imwe. Ariko ibyo ngenda mbona by'iterambere nta n'integeze mbibona, kuko iwacu ntabwo bihaba. Ni ukuri kubeshya ni bibi pe. Uzi impamvu iwanyu utabibonaga Maricel? Yego. Ni uko wari ukiri umunyedini, ntiwari ufite umutima wo gutandukanya imigenzo. Nkabona pasiteri wanywera inzoga ku karubanda. Pasiteri wanywera inzoga ku karubanda se? Nkubwire uw'iwanyu wayinywaga wari n'umu... Ariko ku buryo bizwi se? Ku buryo bizwi. None se ubundi hariyaho ni ku karubanda uretse ko wagezeyo? Simpakanye. None se hari igihe nk'abo bakameramani bose burya ntago inzira yo kujya mu ijuru bose ntago ari imwe. Niyo mpamvu ntibabakorera imbere yabo se. Niyo mpamvu ku Ijwi ry'Umukanguzi tutakoresha umukozi w'umukameramani, ariko bariya bafite abakozi, dukoresha umukristo muri kamera. Hanyuma uriya mukozi rero we ntashaka yihangane, kuko yagiye mu kazi ntiyagiye mu murimo. Mu murimo barahakirizwa, ariko mu kazi barahakorera bakabonera inyungu. Ntagenda ajye gukora nyine, kimwe n'uko bashobora kumubwira akazi ni akazi. Akazi ni akazi, kimwe n'uko ashobora no kuba ari we bari bayitumye, simbizi. Icyo nshaka kuvuga, isi yose ni imwe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, ntabwo turi kugira ngo tuvuge cyangwa dushyire ubwambure bwa bene data kuri kamera. Kuko ahantu nk'aho iyo mpanyuze mpavana ikimenyetso kigaragara, njya mfite ibihamya, ahubwo ndi kugira ngo mbabwire ngo ibintu byinshi mwumva bigenda bibacangacanga kandi bihakana ibyanditswe muri Bibiliya, biba biturutse mu mitekerereze y'abantu bamaze kuvangira ubwenge bwabo buri normal. Niba umuntu yasinze ashobora guhanura ubuhanuzi ashaka,
yego hari ijambo ni Timote wabyanditse niba ari Timote niba ari Paul wari bimubwiye yaravuze ngo mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe birushye bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zabo. niba bene data bafite amatitire ariko bambaye ishusho yo kwera. Yego. No izo titre ntitunazitindeho, hari n'abakristo bateye batyo. Yego. Bene data nibyo yagenda mu nzira ari pasiteri, yagenda mu nzira ari umuvugabutumwa na b'Anicet. Twebwe nitubabwira social media ni miruwari. Miruwari ikugarurira ishusho y'uwayihagaze iruhande. Ntabwo miruwari ishobora kukwereka umuntu utayiri imbere, ikwereka umuntu uyiri imbere. Uko dushaka ko mutwumva niko tuvuga kuri social media, nuko mushaka ko mutubona niko tubiyereka. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo ibyanditswe byera mubyiteho kuruta babivuze. Twabigenzuza ijambo rigenzuzwa irindi. Niba ushaka kumva ijambo rizima, banza umekinge sure ko ubuzima bwawe internal life yawe, imibereho yawe y'imbere yo mu buzima bwo kwizera, making sure ko ari mizima nayo. Niba ari mizima, ijambo ry'Imana uraryumva. Maricel ririsobanuye, riconfusing umuntu warisomesheje ubwenge ashaka kurikuramo inyungu z'ubwenge bwe, ariko umuntu warisomesheje ubwenge ashaka kurikuramo impamvu y'Imana, impamvu ryanditswe, impamvu ryavuzwe. Iri jambo rirasobanutse. Nta nubwo nemeranya n'abavuga ko ari inyanja. Njyewe ndabyemera. Yesu yarabirangije, ariko ibyo yarangije ni imirimo yari imuzanye yo gucungura. Yohana 17 Yesu yarabivuze, sibyo? Yesu asabira abigishwa be bose n'abandi bazamwizera. Yaravuze, Bibiliya iravuze ku gice cya 17 ubutumwa bwiza bwa Yesu murongo waho wa mbere, haravuze ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana kubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Amen. Tubasomeye ibyanditswe. Ntimube confused kubwira ijambo. Yesu yarangije umurimo. Nta na kimwe mujya mwumva abantu mu kanwa kabo bashira isoni bakavuga ngo na Yesu yagiye atabirangije. No. Ariko ubwo nibice atarangije. Ntabwo nzi icyo babavuze. Icyo nemera, icyo navuga, avuga ngo icyo wantumye ibyo narabirangije. Yego. Ni ugucungura. Uretse no gucungura gusa, reka tuvuge yego ni ugucungura niyo ntego. Tuvuge ngo icyamugenzaga byose yarabirangije. Yabishyize ku murongo. Yakoze umurimo w'ibitambo, ibyo yarabirangije. Yakoze umurimo w'abatambyi, ibyo yarabirangije. Yabaye igitambo, yarabirangije. Yabaye umutambyi, yarabirangije. Yejeje abanduye, yarabirangije. Nshuti z'umusaraba, icyo atakoze ni iki? Ntacyo atakoze. Ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Ubwo iyo bavuze abizera n'abamwizeye, ni twebwe tumwizera, ariko bidusaba gukora imirimo. Bidusaba gukora imirimo ikozwe no kwizera. Amen. Kwizera rero harimo Bibiliya iravuga ngo kwizera kudafite imirimo. Yego. Ubwo ni kuzuye. Ndagaruka mbere yuko nuzuza iri jambo. Yego. Ntabwo ari uwizera udafite imirimo, ahubwo ni kwizera kudafite imirimo. Biravuze ngo niba wizera, kwizera biri muri wowe. Niba bikurimo, bifite imirimo bigukoreramo. Amen. Niba twizeye, tubaye abana b'Imana. Niba tubaye abana b'Imana, turahabwa umwuka wera nk'umuyobozi. Niba tubyawe n'umwuka, turatsindiza. Imirimo yo kwizera ni ugutsindiza. Ni iki kiri mu isi gituma abantu batumva Imana ngo basobanukirwe Imana? First of all, ikintu cya mbere gitokoza imitekerereze y'abizera bagatokorwa bagacanganyukirwa ni amadoktrine y'amadini, ni imigenzo n'amahame, ni amategeko y'amadini n'amatorero biri mu isi. Nibyo biteye abantu urujijo, bitumye abantu babura icyo bafata, ku buryo n'abizera Kristo umwami n'umukiza iyo babajije impamvu y'ibyiringiro byabo byo kwizera ntibabihuriyeho. Usanga umwe anyura ku muntu wambaye umusatsi
akavuga ngo biriya ni icyaha. Ariko njyewe siko mbyemera. Njye ntabwo ariko mbyemera. Pawulo yaravuze ngo mwe kwirimbisha kubaho umusatsi gusa. Nuko ari byo bakoraga bakirengagiza n'indi mirimo. Niyo mpamvu yababwiye ngo mwe kubikora gusa. Kuko ubutumwa Pawulo yahaye Abefeso sibwo yahaye Abakolosayi. Ubwo yabwiye Abakolosayi sibwo yabwiye Abakorinto cyangwa Tesalonike. Yagiye ababwira akurikije igituma bahuga ntibite ku mwami wabo, ntibite kuri Kristo. Kugeza ubwo yageze i Beroya aravuga ngo abanyaberoya bo bari beza hose ni muri Atenayi. Na Atene ni umurwa mukuru w'Ubugiriki wa none. Aravuga ngo ab'iberoya bo bari beza bashishikariraga gusoma ibyanditswe bashaka kumenya ukuri. Ngo ariko abanyatenayi nta kindi bagiraga cyo gukora ngo keretse gushyushya inkuru no gukunda ibyadutse. Hari abantu rero bakunda ibyadutse bagasiga iminwa kubwo gukunda ibyadutse, bakaba abanyamugi irya nino, bakajya iyo bigiye. Hari abambara amapantaro kubwo gushyushya ibyadutse, kubikunda. Hari abadefiriza kubwo gukunda ibyadutse. Abo babikoreshejwe no kugendana n'isi n'ab'isi kuko isi igendera muri bo. Bari no kwapurika iby'isi ishaka. Ariko umuntu wabikoze atagendereye gukunda ibyadutse, ntekereza ko intego yabikoranye ishobora gutuma byezwa cyangwa bikandura. Mose Imana yaramubwiye ngo ntukemere ko hari umugore wambarana n'umugabo. Ntabwo ari ipantaro. N'abagabo ntibambaraga amapantaro, bari bafite amakanzu. Kubera iki? Ni ukugira ngo iminsi y'ubwirabure bw'umugore iyo bajyaga mu mihango ya gikobwa ntabwo babaga bemerewe ko umwambaro bambaye bari muri iyo minsi bazawukoresha mu migenzo yera. Mu migenzo yera byabaga bivuze ngo umugabo nawe niyambara uwo mwenda akajya mu migenzo yera kuko abagabo bahoragamo, ariko abagore bakagira igihe bahejwe. Byabaga bivuze ngo niyambara umwenda umugore yambaye mu gihe cyo kwirabura kwe uzaba uhumanye. Imana iramubwira ngo umugabo n'umugore ntibakambarane, kugira ngo nibura umugabo niyambara azaba ari safe, ko imyambaro ye nta cyasha kiriho cyatuma Imana itamwumva. Ariko icyo gihe cy'iyo myambaro n'icyo gihe cy'ubwirabure ntikigituma umugore ahezwa. Turinjira tukegera kuko ibyari imigenzo. Ijambo riratubwira ngo imihango, amategeko yaturegaga n'imigenzo n'imihango Kristo yabicishije izo nzandiko zari ziri hayo mategeko n'imihango n'imigenzo. Kristo yabicishije kumanika umubiri we ku musaraba. Igihari ni kimwe rero. Niba idini ryawe ritemera ipantaro, mama mushiki wanjye yireke, kuko warayobotse utagusha abo abusanze kugira ngo utababera igisitaza. Pawulo yigeze yahugura abantu aravuga ngo niba kurya inyama bigusha mwene so zihorere nubwo kuzirya atari icyaha. Ubu hari ibintu byinshi tudakora kuko mubifata nk'icyaha. Hari n'ibyo twebwe dukorera mu ibanga tutakorera ku mugaragaro kugira ngo tutagusha abatabyemera. Simvuga ibyo kunywa inzoga yo nge nyiciraho iteka, kuko Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha. Bibiliya yaravuze ngo nurushunga ndushyi, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Iravuga ngo zirakubaganisha. Zatumye Nowa asinda yambara ubusa. Zatumye Loti atera inda abakobwa be, sibyo? Kandi Bibiliya iravuga ngo nzakubitira hamwe abibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Rero nta rugero rwiza na rumwe Imana yigeze itubwira ku nzoga. Niyo mpamvu tugenda tuyanga kuko yabyaye ingaruka mbi nyinshi. Ngewe ndanayanga ko yakojeje bamwe bo mu muryango wanjye isoni. Nanga inzoga kuko yakojeje isoni abona ari kubaha, ikoze isoni abona ari intezeho uburere, ikoze isoni igira abapfapfa. Ntibagira abapfapfa. Nyangira icyo bose ntibakorwa nazo ku bw'izo nzoga, kuko ubundi umuntu ukorwa n'isoni n'ugira isoni. Hari abantu bashize isoni bakora iby'isoni nke. None rero nshuti z'umusaraba, tunakonkiriwe tudatinze, urambabarira ko nabaye nk'uwihariye ijambo, ariko twari turi kuganira kuri ibi. Kristo wizera umufata mu buhe buryo? Imikorere y'umwuka. Reka dusabe Maricel, umunsi wuzura umwuka wera wumvishe izihe mpinduka mu mubiri,
wakiriye ibihe bimenyetso? umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umunsi mwiza nibuka ni umunsi nakwemereyeho Yego. wambereye umucunguzi. Nanjye umunsi nagize ibyishimo bitavugwa ari nabyo ndindiriye biruta ni umunsi nuzuye umwuka wera, kuko umwuka wera yambereye umuyobozi. urindiriye ibyishimo biruta ibindi yego. ku munsi wo kuboneka kwa Kristo. Ibyo nibyo mvuga. Nagize ibyishimo kandi uyu mwuka, reka mvuge ngo uburere ntahawe n'ababyeyi, umwuka yarandeze. Imana ishimwe. Reka mvuge ngo aho ababyeyi batangejeje umwuka yarahangejeje. Noneho ikintu gitangaje, hari n'ibyo umwuka yatubujije abantu batatubujije, n'ababyeyi batatubujije. Umwuka atanga disipurine. Amen. Ni ukuri, umwuka we wamwumviye agushyira ku murongo. Umwuka ni umurezi, umwuka ni umubyeyi. Yego. Niwo munsi nibuka kuko wambereye mwiza kugeza iki gihe uyu munsi. Uko mpagaze ubu ngubu ni umwuka. Ni umwuka, kuko iyo ntaza kumvira umwuka ngira ngo mba narabaye undi wundi, kuko iyo mbivuze ndeba abo twabyirukanye uburyo bameze iki gihe, nanjye ubwanjye nakwirebaho ngasanga ni imirimo y'umwuka, kandi ibyo bikantera gushima Imana. Hanyuma undi munsi nari mvuze nzishimaho ni umunsi nzaba ntashye mvuye muri ubu buzima. Ugiye kwishima bya byishimo wumvisheho? Kuko nabibonyeho nk'agace, ariko noneho hari igihe nzabibona ukuntu Petero yabyise gusogongera. Yego, narasogongeye. Narasogongeye, ariko noneho hari igihe nazasogongera ahubwo nzanywa ngashira inyota. Imana ishimwe. Ni igihe nzaba mvuye muri iyi si ntashye, kandi ibyo byiringiro ndabifite. uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Imana ishimwe. Haleluya. Nanjye nzi neza ko nzaba mpari, ntabwo nzaburayo kuri uwo munsi. Ntabwo tubabwira umwuka wera nk'umuterankunga, turababwira umwuka wera nka transformation, umwuka wera nk'imbaraga zaduhinduye. Hanyuma imikorere cyangwa imikoranire yawe n'umwuka, maze kwakira umwuka, uyu mwuka maze kuwubona, reka mvuga wahawe impano zitandukanye. Nawe impano zitandukanye, izo mpano zimpesha gukora ibitangaza. Sibyo? Iyo urambitseho umuntu ikiganza agakira si igitangaza? Ni ukuri. Iyo usengeye uwabuze urubyaro akaruhabwa si igitangaza? Cyane. Uyu mwuka twakoranye nawo, umwuka yarankoresheje, kandi ibyo nkoze mbona ari igitangaza. Niba nshobora kuba naratanze ubuzima mbiheshejwe n'Imana ntarabyize, sibyo? Hari abantu bafite ubuzima, hari abantu batanga ubuzima kubera ko babyize, nka ba muganga. Buriya muganga naduhereza ubuzima. Kandi abaganga badukurikiye tubatuyeho gukora kw'Imana, ukuboko kwiza kwa Kristo kubabeho, kugira ngo ubuzima bwo muri mwe bujye bubeshaho abantu. Imana ishimwe. Uyu mwuka nanjye yampesheje gutanga ubuzima. Abatari bafite ubuzima barabuhabwa binyuze mu buryo bw'imibereho y'umubiri no mu buryo bw'imibereho y'umwuka y'ubugingo. Amen. Ibyo nibyo bitangaza umwuka yagiye ankoresha, n'ibindi. Twibutse abantu badukurikiye ko umuntu ufite n'umwuka w'Imana muri we ari ishimwe rya benshi, ubihumure ry'abandi. Maricel, tugera hafi ku musozo, ni ikihe kinyuranyo cy'imikorere y'igihe cyo guhamagarwa kwawe, nubwo atari kera cyangwa vuba? Igihe uko wabonaga umwuka akoresha abantu n'uburyo yakoreraga mu bantu, n'uburyo uri kubona umwuka akoresha abantu muri iki gihe n'uburyo akorera mu bantu. Ndaza kuvuga nzimije niba ari umwuka niba atari wo, ariko ndagira ngo ngusabe, binyuraniye nuko mbere umwuka yakoraga, nubwo nta terambere agira cyangwa ngo umwuka ahindure, cyangwa ibyitirirwa umwuka bitandukaniye he n'ibya none, iby'icyo gihe n'icya none? Umuntu wamaze guhabwa umwuka awuhawe n'Imana ahabwa umwuka muzima utanduye, umwuka w'ubwenge ukumenyesha ikibi n'icyiza, uwo muntu arawuhabwa. Ariko ni ijambo ry'Imana ryabivuze nyine ko abo mu minsi y'imperuka bazaba bambaye ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Si igitangaza ko nk'abo bene data twagiye tuvugaho bari bafite umwuka, ariko umwuka, reka mbivuge ngo
uwo mwuka barawirukanye uragenda Yego. ariko basigarana ibimenyetso byawo, basigarana impano na experience, basigarana bavuga ya magambo bavugaga. Yego. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ari umuteri mu isoko ari umuhanuzi, sibyo? Ariko ibyo akora n'ibyo avuga muri bene se, kugira ngo utandukanye uyu muntu n'uw'Imana cyangwa se uw'Imana, nyine biragoye. Azakubwira ngo Imana yarampamagaye. Umwuka uburyo wakoraga icyo gihe, ntabwo umwuka ntabwo uhinduka. Uko umwuka twawutanze ni uko nguko, kuko umwuka ntabwo ugira iterambere, ahubwo aba ari kuwukoresha ubu. Aba ari kuwukoresha ubu, usengera umuntu ukamukubita hasi. Ariko natwe twasengeraga abantu bakagwa. Nka buriya buryo se? Mwa buriya buryo? Icyiza ni uko bagwaga barimo dayimoni. Yego, ariko bakabyuka bakize, bakabyuka ari bazima, dayimoni igiye. Noneho aho twakibaza n'abandi baguye umunsi, dayimoni biba arimo ibiguye. Icyambere dayimoni iri mu muntu ntituza, dayimoni nta giceceka. Nta giceceka iyo hari umwuka we. Iyo ari umwuka w'Imana, umuntu akagwa hasi, umwuka gukubise hasi, reka mvuge ngo na iyo dayimoni guca intege ukagwa hasi. Ariko aho dayimoni iri ntishobora kwihishira. Umuntu arasakuza akavuza induru, urugero turarufite, Yesu yirukana abadayimoni mu muntu. Ntibavuze? Bashobora no kuba afite abadayimoni batera uburagi, abo nabo Bibiliya buvuga bashobora kutavuga, bakagwa hasi agakoresha ibimenyetso bakamuvamo. Icyo ngira ngo duhaneho umurongo. Yego. Nuko byanze bikunze igicogorera imbere y'imbaraga zose z'umwuka wera. Yego. Kiba gituruka ku mwuka w'umuntu. Niba uri mu mwuka w'Imana, nanjye ari umwuka w'Imana, birashoboka ko wakuzura umwuka bigatuma njyewe ngwa nkagwa hasi. Njye nuzuye umwuka, wowe ukagwa hasi. Ufite umwuka cyangwa nyine ukansengera mfite umwuka w'Imana nkagwa. None se kandi ari bimwe se? Umwuka ntabwo yitura hasi. Ubwo Imana ibikubiza indi. Ntabwo bishoboka, ntibizanabaho. Yego, ntabwo byaba, Imana ntiyirwanya. Nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha. Hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi, njye ndi Anicet, turi kumwe na Jeanne kuri kamera, ariko kandi ndi kumwe na Maricel. Hari abantu bambwiye ngo sinkajye nyobora ibiganiro ngo mbivuga nk'itangazamakuru, ntabwo bazi ko uwo murimo nawukoze. Burya narawukoze kandi ku binyamakuru bitandukanye. Ntuzajya unkinisha, ntabwo woroshye. Umwuka kugejeje kure. Urugero rw'aho umwuka kugejeje haragaragara. Urakoze cyane ko unanyumva tutari duherukanye wanyumvise ku itangazamakuru. Nakoraga ibiganiro bimwe na bimwe kuri radiyo zimwe na zimwe by'iyobokamana. Noneho icyo nari ngendereye, Ijwi ry'Umukanguzi dufite intego yo kujya tuganira namwe, tukaganira n'ubugingo, tukabasubiza ku byo mwibaza. Ipantaro ku mugore ntabwo ari icyaha, si nayo Bibiliya yari ivuze. Bibiliya yari ibujije umugore kwambarana n'umugabo ku bw'impamvu twavuze. Hanyuma gusuka no kudefiriza si icyaha, ariko amahame y'uburyo wizera yabigira icyaha. Niba itorero urimo ritabyemera wibikora. Hanyuma kandi niba warayobotse ukabwira bene so kuri umuhamya w'ibyo bizera, wibikorera hatabone aho batari, kuko aho batari Imana yanyu iriyo izabifata nk'aho wagandiye abandi, kandi hari amategeko abantu bakereye. Imana ikayafata gutyo. Nk'urugero, gukererwa muri korari, hari korari zibihanira. Ahubwo ngira ngo ni korari zose. Kandi gukererwa, wari ufite umutima wo kuza mu materaniro, Imana ireba icyagukerereje. Ku Mana bishobora kutaba icyaha, muri korari byaba icyaha. Wabikora ubigambiriye, Imana ikabiguhanira kuko wishe amategeko bene so bashyizeho. Rero hari amategeko bene so bakereye, aho musengera, aho muhuriye, niba barayakereye Imana irayubaha, kuko nibo bamarayika Imana yaguhaye kuyobora. Wikora rero ibyo batemera. Waba ubagushije, waba ubabangamiye, hindura. Ku Ijwi ry'Umukanguzi dufite umuteguro wo gukora amateraniro ya online. Twagiye tubibamenyesha, muzajya mukurikirana amateraniro ari live. Turacyasabwa inkunga yanyu, ntabwo ari nini ariko kandi nabwo si ntoya, ko nta nkunga ntoya. Iyo twababwiye kuri izo nimero ngo ushaka gushyigikira ibiganiro byacu, watera inkunga. Tubasabye inkunga rero mu buryo bufatika bw'amafaranga. Amasengesho byo birejejwe, nta usengera isengesho. Isengesho n'ubundi ni isengesho, nta urisengera. Ijambo ry'Imana rirera, nta urisengera. Ahubwo inkunga yanyu irejejwe, irakenewe. Birejejwe kuba mwadutera inkunga y'ibifatika y'amafaranga. Ushobora kuba waduha mikoro, ushobora kuba waduha piano, ushobora kuba waduha bafure, gatuti ko twakoreshaga hari.
imana ibaha umugisha. Amen. Contribution yanyu mwayinyuza kuri izo nimero muri kubona kuri screen, amazina ariho nayo abaruyeho ni nimero yacu, tubasabye inkunga. Kandi ni uburyo bwiza bwo gukora umurimo w'Imana, ivugabutumwa rigakwira hose. Nibwo buryo tuzajya dukora amateraniro ya online, hanyuma abadukurikira live mukabikurikira. Ni nabwo buryo tuzigisha Bible mu buryo bwa online. Nibwo tuzashyiraho umurongo wo kwiga Bibiliya, kandi tuzakorana n'abandi bigisha benshi, ntabwo RY'Anicet gusa, tuzajya dufatikanyiriza hamwe kubiha umurongo. Rero niba udushyigikiye wigiriye neza, kuko uzabisanga mu ijuru. Ni neza umuntu akoreye mu isi ayisanga imbere. Hanyuma niba ushyigikiye ijwi ry'umukanguzi ngo rihembure ubugingo bw'abandi, ubaye nk'umuntu uramiye abandi mu bikorwa byinshi. Dushimiye n'abandi mudutera inkunga mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, kandi dushimira Imana ko iki gihe tukigeze nta cyuho dufite muri ba bana dufasha. Haba bagiye ku ishuri nta cyuho, Imana yarabikoze ikoreshejemo. Yesu abaha umugisha. Reka twongere twigombe Maricel adufashe gusenga, amahoro ya Kristo abe murimo. Reka dusenga Imana, ariko kandi iyo dusenga twese turafatikanya muri uru rugendo. Wikunda bagusengera gusa, ahubwo nawe wakwisengera kandi bikagenda neza. Muri comment bari bagiye bagusaba amafoto ya Maricel, ntabwo tubahaye amafoto, tubahaye video, ariko ubu noneho ndahari. Ariko kandi noneho na live igiye kugiba, muzajya mumbona live, cyane ko ari wowe uzajya utuyoborera amateraniro. Amen. Amen. Reka dusenge, kandi n'iby'ibyishimo kubana namwe. Imana iduhana umugisha. Turagushimye Mana Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Amen. Mwami turanezerewe kuko ubana natwe. Haleluya. Kandi nibyo koko tubikiye ubwami. Ibi byo mu isi byo bizarangira, ariko dufite ibyiringiro ko tuzataha. Nubwo tubabariye muri iyi si tugahura n'inzitizi, izo zose zibangamira umugenzi, ariko tuzi neza ko uzajya uzicisha amaraso ya Kristo Yesu, natwe dushobozwa n'ibikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Ibyo nibyo bizajya bitubera inkomezi. Dusengera bene data. Ni ukuri Imana ndakwinginze kugira ngo ubahereze imbaraga zo kuguhamya, kandi isi tugezemo n'isi iteye ubwoba. Irashaka nyine niba ukijijwe ukizwe, ariko kandi niba unyeganyega n'ubundi unyeganyege. Twe ntabwo dushaka abanyeganyega muri uru rugendo, ahubwo turashaka abantu bahamye, ku buryo natwe twamera nk'ababigishwa bawe, byaba ngombwa tukanabipfira tukabimenera amaraso, kuko uyu mubiri uzasigara, aho tujya ni heza. Ntabwo tuzongera gupfa, ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera kwifuza, ntituzongera kugira inzara, ntabwo tuzabona abambaye ubusa. Ni ahantu tuzaba tunezerewe, kandi ni ukuri dufite ibyo byiringiro byo kuzabana nawe. Dushimiye mwene data washyizeho uburyo bwo kumva ijambo ryawe ku ijwi ry'umukanguzi, kandi aho bigeze ni heza. Unyemere cyane Mwami, ukomeze kumwambika imbaraga, kandi ukomeze kumuhereza irindi hishurirwa. Icyo abantu b'Imana bakeneye ubimushyiremo, kugira ngo tubashe kubibona. Yaba ari iyi live, Mwami uzadushyigikira ubane natwe, kandi ibikorwa bya mwene data uwo ari we wese uzagerageza gutera inkunga, nawe ubwo azaba yikorera nk'uko byavuzwe haruguru, kuko mu gihe gikwiriye tuzabona ko twese twafatikanyije kubaka ubwami bw'Imana. Ngo agirire abantu bawe, abo Satani ateza intambwe kugira ngo bajye mu biyobyabwenge, abo Satani ateza intambwe kugira ngo bajye mu busambanyi, abo Satani ateza intambwe kugira ngo bajye mu bikorwa bibi. Mwami cagakato kugira ngo ntibaharenge, umwuka w'Imana bakomeze kandi abajye imbere. Tubigusabye twizeye ku bwa Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'Umukanguzi.